Namakuru y'incamugongo namakuru yakomeje kugenda ashengura benshi barakomeza kugenda batanga ibitekerezo bitandukanye ku rupfu rwa Senateri Mukabalisa wakomeje kugenda ubabaza benshi. Ndagira ngo apfuye afite imyaka 61 yavutse ku itariki 30 Nyakanga uyu munsi yari isabukuru ye yaje kwa mu byukuri yitabiraho Imana, ariko birakomeza kugenda bibabaza benshi mu byukuri bari kumva urupfu rwa Senateri Mukabalisa rurakomeza kugenda rushengura imitima y'abatari bake. Akaba yaguye mu bitaro byitiriwe umwami Faisal, ariko kandi akanapfa azize uburwayi. Mu byukuri indwara ye ikaba ari indwara yakomeje kugenda itungura benshi, ni indwara yakomeje kugenda yibazwaho n'abatari bake, n'amagambo akomeje kugenda ahwihwiswa bavuga uti ashobora kuba nawe yishwe. Nibyakomeje kugira bitangazwa, ndagira ngo tuze kuba tubirebera hamwe. Ni inkuru iteye agahinda, benshi mu babyeyi barakomeza kugenda bagaragaza intimba ku mutima, barakomeza kugenda bagaragaza amarira akomeza kugenda ashoka ku matama yabo. Namakuru y'incamugongo namakuru akomeje kugenda ashengura abantu benshi cyane, barakomeza kugenda bagaragaza agahinda ku mitima yabo. Baravuga uti uyu mudamu arakomeza kugenda tubabaza cyane bitewe nuko yakomeje kugenda afasha u Rwanda, igihugu cy'u Rwanda yagifashije cyane mu bigaragara, ariko nyine baje kumusanga mu bitaro ariho yaguye, ariko bikavugwa ko yazize uburwayi. Ubwo benshi bakavuga uti Senateri Mukabalisa wigeze kuba perezida w'inteko ishinga amategeko, umutwe w'abadepite yitabye Imana azize uburwayi. Ubwo nyine ukumva ntabwo bari kubikurura neza ngo babishyikire bibaza ukuntu yaje kubapfa, kandi ngo mu minsi yashize wabonaga ari mutaraga, ari umuntu ukomeye. Ukabona nyine uburwayi bwe burakomeza kugenda rwibazaho n'abatari bake bavuga uti ese koko mu byukuri uburwayi nibwo bumwishe cyangwa nyine hari ikindi kibyishe inyuma. Ubwo benshi bakagenda batanga point zitandukanye ku rupfu rwe, ariko nuza kureba ibyakomeje kugira bigaragazwa arakenyutse. N'umudamu nyine n'umureba yakomeje kugenda akora ibikorwa by'indashyikirwa mu gihugu cy'u Rwanda, nyine yakomeje kugenda afasha benshi. Ninkubwira ngo uyu mudamu yagiye agaragara muri komite nyinshi, ndagira ngo nyine no kuri RBL mwakomeje kugenda mubona n'ibintu yakomeje kugenda akora mu kiganiro bita password, mwabonye nyine ibikorwa yakoze. Ubwo nyine ni byinshi yakomeje kugenda akora, yubatse igihugu cy'u Rwanda mu bigaragara. Ariko rero uburwayi bwe bwaje kuba bwibazwa n'abatari bake bavuga uti ese koko n'uburwayi bumwishe cyangwa hari ikindi kintu cyaba kimwishe. Ikigaragara nuko uyu mudamu Mukabalisa mu byukuri arakenyutse. Tariki 30 ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026 nibwo Sena yatangaje itangazo ribika ubuzima bwa Mukabalisa. Ukabona nyine ibaruwa yanditswe ikigera kuri benshi mu byukuri yabasigiye ibikomere mu mito. Sintinya kuvuga ko ibaruwa yanditswe yaje kuba yibazwa n'abatari bake, bibaza uti ese uyu mudamu mu byukuri apfuye gute, ubu bigenze gute, uyu satani uje gutuma uyu mudamu mu byukuri Mukabalisa witabye Imana, nyine bigenze gute. Ubona ko nyine Sena ngira ngo tunyuzemo amaso imwe mwibaruwa yanditswe yaje kwa mu byukuri yandikwa, ariko ukareba feedback z'abantu bakomeje kugenda batanga, ukabona nyine ntabwo bari kubyumva kimwe. Nuko Sena aragira uti mu byukuri tubabajwe no gutangaza inkuru y'akababaro, tumenyesha abakunzi mu byukuri ba Mukabalisa tubabwira ko yitabye Imana, akaba yaguye mu bitaro byitiriwe umwami Faisal, akaba yapfuye azize uburwayi. Ubwo burwayi ariko ntabwo bwigeze bugaragazwa, ndagira ngo benshi mwarebye ntabwo ubwo burwayi bwigeze bugaragazwa. Ikigaragara cyo nyine nuko yaguye mu bitaro byitiriwe umwami Faisal, ariko agapfa azize uburwayi. Nibyakomeje kugenda bigaragazwa na Sena. Kuri aka kanya rero benshi bakavuga uti nyine dukeneye kumenya indwara zamwishe, apani zo mukomeza kugira mutangaza mujijura. Turashaka kumenya ngo yishwe niki cyabiteye. Uyu mudamu ko twabonaga ari mutaraga byaje kuba bigenda gute. Ukabona nyine benshi bakomeza kugenda batanga feedback zitandukanye, ukabona ibintu bakomeza kugenda bavuga nyine rimwe na rimwe nawe byagutera ubwoba. Ubwo nyuma yuko uyu mudamu yitabye Imana asanzwe mu bitaro bya Faisal, bikaza kurangira mu byukuri apfuye urupfu rutari rwe. Burya nyine nta rupfu rwiza rubaho, ariko hari umuntu upfa ukabona nyine nawe biguteye agahinda. Donc uyu mudamu mu byukuri yaje kuba apfa aribwa cyane, ubuzima bwa muryaga, yapfuye amagara murya. Nyine urabona ni ibintu bikomeje kugira bibabaza benshi. Ninkubwira ngo benshi bakomeje kugenda bagaragaza agahinda n'amarangamutima uze kubyumva gutyo.
kuko urupfu rwa Senateri Donatilla Mukabalisa nyine urabona ko n'urupfu rwakomeje kugenda rusengura benshi. Ubwo ndagira ngo yitabye Imana ku myaka 66, yavutse ku itariki 30 Nyakanga, ariko nyine ku isabukuru ye niho yaje kuba anitabira Imana. Abakunzi be babiri bakavuga uti ndumva gahinda ajyanye, nyine nawe urabyumva ku isabukuru aho ni naho yongeye gupfira. Ukabona nyine benshi feedback bakomeza kugenda batanga, bakavuga uti ibi ndabyumva na gahinda mukandi. Ubwo bazabimenyesha umuryango we bawukoze iyi nkuru uti mu by'ukuri Donatilla Mukabalisa Senateri yitabye Imana, bazabyumve bakubitwe n'inkuba. Bavuga uti uburwayi yararwaye ko twabonaga ari nyine bigenze gute. Ndagira ngo mutubwire bigenze gute, mutubwire uko byagenze. Ubwo nyine benshi bifata ku munwa, baragenda barumirwa, ibintu bibabera inshoberamahanga. Ariko ubwo ndagira ngo muraza kunyemerera nze gusoza iki kiganiro ngaragaza bimwe mu byatangajwe cyangwa se mu byagaragajwe n'umuryango we bakimara kumva urupfu rwa Senateri Donatilla Mukabalisa. Uyu mudamu benshi baragererewe nyuma yo kumva ko yaje kuba yitaba Imana, ntabwo bari nyine ntabwo wabibakoza mu matwi ngo bazabyumve. Hari igihe umuntu apfa nyine ukumva ni ibintu bitari byo, ukumva nyine bari kubeshya, kubera ko uyu mudamu ni umudamu mu by'ukuri w'intwarikazi mu gihugu yakoze ibikorwa by'indashyikirwa. Ninkubwira ngo ibikorwa yakoze ntabwo bisanzwe uze kubyumva, ariko ntabwo urupfu waza kuruzanaho ngo njye nakoze ibikorwa bimeze gutya na gutya. Ugomba gupfa uko byagenda kose. Igihe kigeze Imana yakugeneye muri iyi si ugomba gutaha. Ubwo aratabarutse ku myaka 66, iyi yari isabukuru ye, akaba ari nawo munsi yapfiriyeho. Ariko ninkubwira ngo bakimara kugera kuri bitaro bakabona uko yapfuye, nawe urareba nyine ukabona n'amarira akomeza kugenda ashoka ku maso. Ku munsi w'ejo yari umudamu ubona ko ari kuganiriza abarwaza be. Ubwo ngo benshi bamubonaga ku munsi w'ejo, babonaga akomeza kugenda aganiriza mu by'ukuri umurwaje, bakabona nyine abaza kumusura donc barakomeza kugenda baganira nta kibazo. Ariko ngo baza gutungurwa no muri ku isaha y'isa 4 kumva ngo nyine Senateri Donatilla Mukabalisa ngo ntabwo akiri mu mwuka w'abazima. Ubwo bakimara kubyumva hari benshi batabyemeye, batangira kugenda bajijura bavuga uti nawe arapfuye, ubu bigenze gute. Ukabona nyine ibyo bakomeza kugenda ntabwo ndi buze kwa mbigendaho cyane mbitindaho, ahubwo ndaza kuba ndeba ibyatangajwe na Sena, nindangiza ndebe mu by'ukuri bimwe mu bigwi byakomeje kugenda biranga uyu mudamu. Ariko hari n'andi makuru nza kuba mu by'ukuri ngarukaho nyuma yakomeje kugenda aturuka ku bantu b'inyamata. Ndagira ngo abaturuka inyamata murabizi ko uyu mudamu Donatilla Mukabalisa yahagiriye ibihe byiza cyane nyuma yo gukurwa muri Sena. Mu by'ukuri aza kuba agirira ibihe byiza hano Nyamata. Ndagira ngo nyine ni umudamu wakomeje kugenda ugaragaza urugwiro, ndetse na Jeannette Kagame nyine ni umudamu w'inshuti y'igihugu cy'u Rwanda. Ubwo benshi mu muzi ndagira ngo mwabonye ko ari umudamu wakomeje kugenda ugaragaza mu kubaka itafari mu miyoborere y'igihugu cy'u Rwanda, kugeza naho Jeannette Kagame umugore wa Perezida Paul Kagame yaje kugenda agaragaza umubano mwiza mu by'ukuri na Donatilla Mukabalisa na Jeannette Kagame. Nyine baciye muri byinshi, ariko sibyo tugiye kuba tureba. Ubwo tugiye kureba ibyakomeje kugenda bivugwa, byakomeje kugenda bibabaza abantu benshi cyane. Kugeza kuri aka kanya ninkubwira ngo benshi baragererewe mw'abanyarwanda mwe. Burya urupfu ni ikintu kibi cyane, ni ikintu nawe nyine wumva ko gishobora kugutera agahinda. Nshobora kuba ndi kubabwira iyi nkuru, ariko nyine ndumva nanjye umutima wanjye uremerewe. Ninjye uza agahinda mu by'ukuri umuryango wa Donatilla Mukabalisa ufite. Ni umudamu wari nyine numureba ni umudamu wari ugifite imbaraga, ntabwo yari umudamu wakagombye kuba atabaruka. Ku myaka 66 umubariraga mu myaka 42. Ni umudamu wabonaga agenda mu nzira kubera nyine amafaranga. Ndagira ngo murabizi amafaranga ni ikintu mu by'ukuri kigutiza imyaka n'itoto, ukaba wagaragara nk'umuntu mu by'ukuri ufite imyaka 36 ukagaragara mu bafite imyaka 40. Ndagira ngo mwababyeyi mwe namwe mumurebye murimo kumwitegereza kuri screen zanyu, murabona nyine ko ari umudamu mwavuga uti uyu nguyu byanga byakunda ari mu myaka 60 cyangwa se ari mu myaka 40.
ukabona nyine itoto afite rimwemerera kuba agaragara mu bana b'imyaka 41. Ubwo ariko ntabwo urupfu ari cyo waza kurubwira. Urupfu rwo ruzaza rukore icyarwo, kuko nyine urupfu rufite umuhamagaro warwo n'abantu bakagira umuhamagaro warwo. Ariko ndagira ngo turebe benshi bakimara kumva iri tangazo ryabikaga ubuzima bwa Senateri Donatilla Mukabalisa, baje kuba bagwa mu kantu kuko ubona ntabwo bakiriye inkuru neza, ariko bakavuga uti ese ubwo burwayi mu by'ukuri batari kugaragaza ni burwayi iki? Ese koko yapfuye nk'uko bivugwa, cyangwa nyine ukaba benshi ntabwo barimo kubyumva. Hari ibintu nza kuba mu by'ukuri mbabwira mu kanya byakomeje kugenda bitungura benshi bitewe n'ibyatangajwe n'umurwayi we nyuma yo kugenda mu by'ukuri agiye kuri wese asize ngo umurwayi ngo mu by'ukuri ari guhumeka, bikaza kurangira ngo agarutse asanga ngo arapfuye. Ngo nyine bazasange ngo bamubwira ngo buretse kwinjira ahangaha abaganga banze mu by'ukuri bamenye ibyo bakora. Umurwayi aratungurwa, icyo akora cyo ngo yiciye ararira, nimbikubwira uze kubyumva. Ninkubwira ngo uyu murwayi warurwaje Donatilla Mukabalisa yaje ko mu by'ukuri yicara ararira, amarira yenda kumwica, uze kubyumva gutyo. Hari ibintu mu by'ukuri cyangwa se ari inkuru bagukoza mu matwi yawe nawe wayumva ubwawe ukavuga uti byanga byakunda ndimo kurota, ntabwo ndi mu isi y'abazima. Ubwo nyine ngo uyu murwayi rata yaje kuba ajya kuri toilet ngarika asiga umurwayi akiri muzima, ngaza kugaruka atungurwa no kuba mubwira inkuru ngo Donatilla Mukabalisa yita arapfuye ashize mu mwuka. Nawe mu by'ukuri iyo nkuru bayigukojeje sinzi ko waza kuyumva. Urupfu ni akagabo, burya urupfu ni akagabo, mujye mubyumva. Ntimukajya mwishongora, mwiyumve ubone nyine ufite ubuzima aka kanya uri kugenda bigakunda, urimo gukuramo ipantaro cyangwa se ugatsura igitengo ukanya bigakunda, ariko hari igihe nyine ubuzima buguhinduka. Ubuzima uyu mudamu buramwihindutse mu minota nk'iyo guhumbya mu by'ukuri tariki 30 ukwezi kwa karindwi umwaka w'2026 haza kuba humvikana inkuru y'incamugongo. Iyi nkuru ndavuga ko ari nimba mbeshya nawe unyomoze, iyi nkuru ni incamugongo pe, kuko nyine urebye umuryango we ukuntu wakomeje kugenda ugaragaza reaction, ubona ko n'abantu nyine bagwe muri koma. Reka bazabibwira umuryango we babyumve, bavuga uti ntabwo ibi byo ntabwo tuza kubyumva vraiment. Iyi nkuru nanjye irimo kuntera emotion n'agahinda, muraza kunyihanganira n'ikiganiro mu by'ukuri nkoze mfite agahinda n'intimba ku mutima, ariko nyine ndihangana nyirangiza. Nyine ni ibintu nawe ubona ko biteye agahinda, ndagira ngo muraza kunyemerana ndi gukomeza kugenda afatwa na emotion. Uyu mudamu nyine ndi kumwitegereza, nareba inseko ye, nareba ukuntu yari umudamu ubereye igihugu cy'u Rwanda, n'umudamu waruberanye nyine no kuba yakentertaininga abanyarwanda, n'umudamu wagiriye abanyarwanda benshi inama yuko bakiteza imbere. Nagira ngo nyine ibyo byo murabizi. Hari ku isaha y'isa 4:15 nibwo amakuru yaje kuba agira ku muryango ndetse inshuti n'abavandimwe bagaragaza ko uwitwa Senateri Donatilla Mukabalisa yitabye Imana. Ndagira ngo uyu nguyu yagiye akora inshingano nyinshi mu mirimo y'igihugu cy'u Rwanda, mu muyobozi yabaye umwe mu bayobozi b'inama nshingamategeko, ndetse yakomeje kugenda akora ibikorwa byinshi. Muramuzi benshi mu by'ukuri mwagiye mububona ibikorwa yakomeje kugenda akora, ariko amakuru yaje kuba atugeraho yanditswe na Sena agira iti turabazwa no gutangaza inkuru y'incamugongo ku bakunzi n'umuryango ba Senateri Donatilla Mukabalisa witabye Imana azize uburwayi, akaba yagwe mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal. Ariko ubwo benshi bakimara kumva iyo nkuru wabonye uko bakomeje kugenda bagaragaza feedback, bavuga uti uyu mudamu apfuye gute ko twabonaga agikomeye. Nyine ntabwo waza kubaza umuntu ngo apfuye gute kandi nyine urupfu bizi ko ugenda mu muhanda imodoka ikaza kukugonga nyine nawe ukaza gupfa. Ariko si cyo ngira ngo tuganireho, nyine n'umudamu wakomeje kugenda ukora ibikorwa by'indashyikirwa vraiment. Donc numureba n'umudamu wakomeje kugenda entertaininga abanyarwanda, igihugu cy'u Rwanda yaragifashije, ni ibintu nawe mu by'ukuri utatinya kuvuga.
ndakubwira ngo rw'imisozi igihumbi uyu mudamu benshi urareba ukuntu mu by'ukuri bakomeza kugenda bagaragaza reaction zabo kavuga uti byanga byakunda uyu mudamu yarakunzwe cyane. Ariko ubwo birakomeza kugenda binyibutsa umwe mu badamu baherutse nanone gupfa, ntari gukurura izina neza ariko nawe nyine ubona ko benshi bakomeje kugenda batanga ibitekerezo bitandukanye bakibaza impamvu mu by'ukuri uyu mudayimoni ukomeza kugenda utera abadamu bafite imyanya yo hejuru mu buyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda, ukabona ko nyine barakomeza kugenda bahitanwa n'indwara. Indwara zirakomeza kugenda nyine zifata titiri ikomeye cyane mu myanya y'ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda, ukabona ko zigera zibatigisa by'umwihariko mu badamu. Ariko ubwo mw'abanyarwanda mwe ntago mu by'ukuri nta kintu murimo kubona ko impfu nyine ziri kugenda ziza zigatwara benshi. Ahangaha buri muntu wese akagombye kuba yigiramo isomo, kuko hari uwitwaga Mukabayojo, ndagira ngo ndamwibutse uwitwaga Mukabayojo, ndagira ngo mwumvishe urupfu yapfuye n'urupfu rwari rwakomeje kugenda rubabaza benshi. Aka kanya Senateri Donatira Mukabalisa nawe yaje kuba ababaza benshi, ariko nyine ni impfu zikomeje kugenda zitungurana vraiment. Donc uyu mudamu bwo ntabwo akiri ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda, yamaze kuba ahamagarwa n'Imana. Ubwo ndagira ngo inshuti n'abavandimwe muraza kuba mumusabira kuruhukira mu mahoro, rest in peace, muraza kunyemerera ndekira aho ngaho.